Hello, friends, welcome back again kuri Patience TV show. Nk'ibisanzwe ngo hari ikaze rero wowe ugeze kuri YouTube channel, ikaze cyane. Nkuko nabwendwa Patience, wewe witwa nde? Niyo maze kwivuga rero ngo hari ikaze. Reka uyu munsi tuganire ibintu byantangaje, ibintu 10 byantangaje nkigera ahangaha muri Amerika, my dear. Nkigera hano ibintu byarantunguye ko nabitegerezaga siko nabibonye. Guess what? Ikintu cya mbere tudatinze cyantangaje, kuba uturanye n'umuntu mutasurana, mutagenda nyine ngo ubusa nakubwira gute, nyine kuba ufite umuturanyi ariko mutavuga ngo turasuranye ngo ibi ntabwo ibyo bibaho. Ntago hano uvuga ngo ugiye kujya ku muturanyi wanjye ngo reka mutire ngo mwandanga ikibiri cyashize ngo reka ngende mbenganira nawe ngo reka my dear, hano ntago bihaba. Nk'ubusanzwe bacu mu Rwanda nkuko dusanzwe, wagenda kwa kana ukajya kwitera ikibiriti, wasibuka ukajya ku muturanyi ukajya kwirebera agafilime, wagenda ariko hano ntibihaba. Buri wese abari mu nzu ye, icyo kintu cyarangoye kugira ngo nyumve, cyarangoye kugira ngo nyine nkimenyere, byantwaye time kandi ubu ngubu pe biracyantwara time. N'ubu hari ibyo nyine mba narumva neza. Nyumva ikintu cyitwa kubuturanye n'umuturanyi mutavuga ngo tugiye gusurana, tujyana buri muntu wese bari mu nzu. Hano buri muntu wese aba ari mu nzu, ntabwo byoroshye. Ikintu cya kabiri kindi nacyo ntaniteze nyine nkigera ahangaha, ikintu cyitwa ubukonje. Nkigera hano ninjiye mu kintu cyitwa ubukonje, my dear. Ninjiye mu kintu cyitwa ubukonje. Naje bari muri winter, naje mu kwa 12, hakonje nyiza. Ntabwo numvaga ari nk'ubukonje ndibuze kujyamo, cyangwa se wenda kuko aribwo nkiza, ari igihugu ntamenyereye, biri buze gushira, umva nyine biri buhite birangira. Umunsi wa mbere nkigera mu nzu, first of all ntagiye kure, nkigera mu nzu numva harakonje. Numva ubukonje burimo buriyongera, mana yanjye. Umunsi wa kabiri, umunsi wa gatatu, uko bugenda buhinduka, ubukonje ukiyongera, mana we. Ubukonje bwa hano harakonja. Mu gihe cy'ubukonje hahandi nakonje nari nzi ari nk'iwacu Kigali, numva nyine ubukonje byose ari nk'ubw'iwacu, ariko hano harakonja. Tekereza ko hari igihe twageraga muri -20 Celsius. Hari igihe twageraga aho ngaho nkavuga, mana yanjye, noneho nahoranaga amasogisi atamva mu maguru. Kubera iki? Kubera ubukonje bwinshi no kutamenyera. Byaramvunye, bintwara time, bintwara umwanya. My dear, ntabwo byoroshye. Ikintu cya gatatu, ikintu cyahanga cyose, ko ibintu byaho byose bikorwa kuri gahunda. Ibintu byaha byose bikorwa kuri gahunda. Abanyamerika bubaha ikintu cyitwa gahunda. Isaha yabo ni isaha ni isaha. Iyo ukererewe cyangwa iyo bakererewe babumva mbese ibintu byose byahagaze, ibintu byabo byose bipfuye. Mbese isaha ni gahunda. Nimba uhawe appointment ni kuri gahunda, ni ku isaha, ni ibintu byose byaho ni time management. Karoniviri wacu nimenyere ko ugenda kwivuza igihe ushakiye, ugenda ahantu igihe cyose ushakiye, amasaha rwose numva biraho. Rimwe ntererwa appointment, barambwira ngo byapfuye, uzagaruka mu yindi y'ubutaha, abankiza mu kindi gihe. Hano ikintu cyitwa time management, igihe cyabo ni igihe.
gahunda ikintu cyabo cyose kigomba kuba kiri ku gihe, nta bintu byinshi. Icya kane ibintu byabo byose birihuta vuba cyane. Ibintu byabo byose ni vuba. Ibintu byabo byose birihuta, ni gutya. Umuntu wese umubona agenda gutya. Mbese ntabwo bafite time yo guhagarara ngo hey pasi ngo bitenga amakuru. Iyo time ntayo bafite, uwo mwanya nawo bafite. Niba ukoze order ya pizza minota 15 bavuga turaba tuyikugeshejeho, ako kanya nimba 15 soka ku muryango ukabibona. Cyangwa se ukajya kuri app ya groceries aho nyine bahahira, ugakora ibyo ushaka, wenda nshaka amazi, nshaka amata, nshaka nibi byose ukabikora, ukabitunganya kuri app, ugahita wohereza. Igihe baguhaye biba biri ku muryango wawe, bagahita bakohereza kuri app ngo kuri kanaka ibintu byawe biri ku muryango, ukagenda ukajya kubifata. Ibintu byabo ni they don't have time to waste. Ntabwo bafite umwanya wo guta, ni vuba. Bakavuga ngo ora yawe yabonetse, ukagenda ukajya kuyifata hanze. Muri make ibintu by'ahangaha byose cyase byinshi bikoreshwa biri automatics, biri automatics. Ubundi nyine ahandi ibintu bikomeza bikagenda kodaringa ibintu, ukabisanga ku muryango, ugashaka ibyo kurya ukabisanga ku muryango, ugashaka kujya guhaha ukabisanga ku muryango. Ni uko nguko. Ikintu rero ko tugeze ku kintu cyakangahira, nari navuze byinshi. Tugeze ku kintu cya gatanu. Ikintu cya gatanu, hano haba abantu batandukanye. Hano abantu batandukanye, bafite imico itandukanye, bafite intekerezo zitandukanye, baturuka ahantu batandukanye. Haba abantu bagiye batandukanye pe. Ushobora kuva hano ugasanga abantu barimo kuvuga ururimi rumwe, wagera imbere bakavuga urundi, wagera hirya bakavuga urundi, waza hano ugasanga bari kuvuga Ikinyarwanda. Rero abantu bamwe namwe bakaba challenge, ariko nyine ugeze aha bageze no mu yindi si. Bageze mu yindi si nyine kubera ko uhuye n'ibindi bihugu bindi cyangwa n'abandi bantu bagiye baturuka mu bihugu bigiye bitandukanye, ukagenda wiga gake. Ya, ubwa mbere nkigira hagaya ambwiye mu byambaye, nkigira numvishe ikirimi kimeze, ndakibabwira gute kimeze ukuntu ntari bubashe n'uburyo kumenya uburyo nababwira uburyo cyavugaga. Musura muntu aravuga iki, uriya muntu aravuga iki, my dear. Hano haba indimi nyinshi pe. Haba abantu baturuka Aziya, hari abaturuka muri Afrika, hari abaturuka muri Amerika y'Epfo, hari abaturuka i Burayi, umva turi benshi. Ubwo rero kugiye uhura n'abantu bagiye bafite imico itandukanye, bagiye bafite intekerezo zitandukanye, ugenda wiga ibintu bike, ukagenda nyine umenya ngo burya nuko ubuzima bugakomeza. Ikintu cya gatandatu hano nabonye kigantungura, ikintu cyitwa ku bantu ba hano. Abantu hano bambara uko bishakiye. Bambara uko bishakiye, ntabwo bita ngo urabaseka, ntabwo bita ngo yarandeba, ntabwo bita ngo nambaye neza cyangwa nabi, ntabwo bita. Kandi koko nkigiranga niwe nyuma naje gusubiza amaso inyuma, uretse ko iyo bageze iwacu batambara nyine bimwe nk'ibyagiye bintungura, gusa nk'abambaye ibintu bisa nk'abo ubusa. Ariko uza rero nk'inkweto y'umuzungu wacu hari igihe nabonaga abazungu gusura muzungu, uriya rukweto ntabwo azi kurugoza. Hano biyambara uko bishakira, bambara uko bishakiye, nta bintu bya umva. Umuzungu cyangwa se umuntu wa hano, reka ndagenda kuvuga ngo umuzungu cyangwa se abantu ba hano, ashobora kubyuka yiyambariye pinjama akagenda ku isoko, ashobora kubyuka yiyambaye pinjama akagenda ngagiye kuri park. Umva, they don't care, nta kintu babwiye. Noneho icyantunguye muri byose no abashoped kubona umuntu wambaye akantu kameze nk'ikariso,
ahantu hameze nk'igariso, ubona amaguru neza, ubona neza ahantu hose uhabona, akagenda mu muhanda. Narabonye bwa mbere nkajya nifunga amaso mu izina rya Yesu tukashaka ngo nyaranga nushaka uzabimenyere ni gutya. Atahubwo reka twinjira muri sama neza gutya, bano biyubashye. My dear, hano bambara ubusa mana we, bambara ubusa. Narabonye nyine ntago bita ngo urandeba, ntago bita ngo yaramvuga, cyane ko buri wese hano they mind their business. Buri wese wa minding a business ize, nta kindi kintu. Icyo barebana nacyo no kumva ngo gusa bambaye arumva we ari happy ko yambaye biramunejeje, nibyo nta kindi. Byakambara ubusa, byakambara iki umva. Muri make hano bambara uko bishakiye pe, bambara uko bishakiye. Ubwo rero buri wese ni kwa kumenya ibye. Ikintu cya karindwi rero, ikintu cyajanze, ikintu cyitwa kujya kuri station wenda ugiye gufata essence. Hano kuri gas station zabo umuntu niwe wihereza essence, umuntu niwe ubyimenyera. Nta kuvuga ngo urategereza ngo bagushyiriremo. Nageze rero kuri station bwa mbere, nguma mu modoka ntegereza ko bari buze kuza gushyiramo essence, nkabona nta muntu uri muraza. Ariko nari ku ruhande nkabona bamwe barabyikorera, nkareba anga ati reka hano ntabwo ibyo bihaba. Hano iyo hageze uri papa ukimama, uragenda wishyyiriremo, urikuriramo kiriya cyuma cyacomeka mu modoka, byose ukabyikorera. My dear, iwacu nari menyereye ko tugenda, haba hari abantu bahagaze ku ma station, ukagenda ugaparika imodoka yawe, ukamubwira ibyo ushaka uko ingana, ukamuhereza amafaranga niba ari kuri momo cyangwa se ari cash, akakugarurira akaguhereza service ugakomeza ukigendera. Ariko hano urabyikorera. Ushobora gukoresha card, ikarita, cyangwa ugakoresha cash. Ubwo ukoresheje card ushyiramo, wamara gushyiramo ufite carte yawe ikorana na wifi, ugashyira akantu ka wifi, amafaranga akavaho. Hano ntabyo kuvuga, ntabyo abakozi, reka urabyikorera. Ntabyo kuvuga ngo kanaka ngarabinkorera, urabyikorera wanze ukunze. Ikindi, ikintu cyitwa gukoresha amaguru, gukoresha amaguru ugenda. Ikintu cyitwa gukoresha amaguru biba bike. Hano bakoresha imodoka cyane, kubera ko amabisi ntago yaza hano hose baba ahangaha. Bisi ni nke cyane kuruta hano, nyine hasabwa imodoka. N'ahantu abanyamaguru bagendera ntago ari henshi, especially noneho bivuze ngo ujye muri za highway. My dear, nta hantu ushobora kugenda n'amaguru, ni imodoka. Niyo mpamvu iyo ugeze ahangaha ikintu ugomba gukora, iyo utarisuganya, ushaka uburyo uhita ubona imodoka, ukagenda uyishyura wenda gake gake, ariko ukaba ufite imodoka. Kwa ko utayifite, my friend, my dear, iyo utayifite urahangayika. Niyo waba ugiye kuri botike hepfo, utwara imodoka, kubera ko hari imihanda unyuramo igomba gucamo imodoka gusa. Icyo nacyo cyambereye ihurizo. Ikintu cya 9 cyitwa ngo ikoranabuhanga. Hano muri Amerika ikoranabuhanga riri ahantu hose. Selfie, check out, ku maduka, ku kazi, inzu. Hari inzu zifungurwa na apps, hari inzu zifungura. Nimba muzigaragara kitwa ngo Siri. Hari abantu mu Rwanda wenda bagakoresha kitwa ngo Siri. Ubwa akenshi ubwa mbere nyo kuva hari umuntu bagakoresha ngo hey ngo Siri ngo where is my boyfriend, mana yanjye kikamusubiza. Hano rero Siri ishobora gutekera icyayi, ikagutekera icyayi. Kugutekera icyayi nta gisango uyibone ngo itetse icyayi, reka ahubwo Siri urayibwira wenda nk'urugero ushaka kubwira ngo Siri, can you help me to make tea? Tubwa ya
igati kuguiding uko ubikora byose icyayi ukagikora cyawe kirarangiye. Iryo nabyo ni ibindi nabonye no numva ndume numva birenze ubwenge bwanjye neza. Ikintu cya 10 rero aricyo cyanyuma, hano ibiciro biri hejuru cyane ku bintu bigiye bitandukanye. Urugero, ikintu cyitwa kwivuza hano birahenze my dear. Kwivuza hano birahenze hahandi ngira kuvuga man I'm tired kubera kwivuza birahenze. Bwa mbere nagiye kwa muganga nzi yuko nta mafaranga bari bunshi, baravura bamaze kumvura my goodness ngiye kubona mbona bampaye amafaranga ku ngendo zose haba indege nateze haba n'ahandi hose nagiye, ntago amafaranga byanganaga, bampaye amafaranga menshi handi nibuze kujya kwishyura. Rero my dear, niyo mpamvu abantu benshi bangaha bamwe badafite insurance kubera hari private insurance, hari nyine ubwo iyo udafite insurance ubuye n'ibibazo pe. Bisaba ngo ufite insurance kugira ngo ibintu byawe bigende neza. Iyo ntayo man urahangayika. Sometimes n'abantu banga kwivuza rimwe na rimwe ugasanga baburiyemo ubuzima bwabo kubera iki bakavuga ati tujya kwivuza baraduca amafaranga nayo usange tubuza kwishyura bikarangira bamwe bakanga kujya kwivuza kubera iki nta buryo. Hano ikintu cyitwa kwivuza kirahenze my dear, kirahenze pe, kirahenze. Ubwo rero ntago byoroshye Amerika ifite systeme y'ubuvuzi umva buhagije pe, buhagije, ariko ikigira n'amasysteme y'amashyirahamwe agiye atandukanye bakwishyurira nibi bikazava mu misoro yawe. So ubwo rero niba witegura kuza welcome, nikaze pe, nukuri niba witegura kuza inaha ngwaye ikaze kubera ko Amerika ni igihugu cyiza wageramo ubumenyi. Hari ibintu byinshi cyane umuntu amenya yuko ageze ahangaha. Iyo utarahagera ntabwo wamenya, mbese ngo gutera ukuntu babivuga ngo utamenye iyo utamenye yajya